noneho ngo jewe nje ndabatwara nk'umuryango gose mbatware ari nje batware mama ipiri niyo reba rukumba amategeko mu muhanda unago yame so kugendera mu muhanda sinugomba mbese ugere mutumba guzana jewe nyine mutoyi numvaga noneho nje nzajya ibyo kwa mama nkazana n'umugore tukahita abana ibyo wifuza ko nawe urabigezeho jewe nasi sinyira umwana ubu urabura kuri umwana nasi kado mu myaka 18 mfite ni myinshi n'umunani si 18 wayize muri 2020 nasi kado murandambe ninde wewe ninago nakora bigwa kubura kunyine titiro hano heza ariko turi no hano habi cyo urarambira kera nasi kado kanu kanya nyine ndamutse ngiye nkava mu rurugo wakwishima ibaze noneho indamuntu waje muratera story nakishima ngo naje gutangana amatungo Kadamu nuko Kadamu umuntu kwangu ndarambiranye pe mvugishije kuri ako nawe rero mvugishije kuri kwimara kwero nawe rero ubona bitigeze mu byiza ugahita ugira gute ugahita wumva unyina ngo kwahiramo wenyine ntaribyo nanje umugambane nora mukoko waraye ibaze ko njewe noneho dadi arambwira ati hari nje kuburusi nyine ikorogati nkahita ngira johereye nkatanyimira urayijya Rigizagira muntu amara yose kagere kagatamu. Kadamu. Nibi binyama tujyaga ubungu yagira munda noneho igahita igeramo igahita ibisosi yamara kubisosi. Abisosi simubi. Nkine kurogati kubera kubabwe tugiye kwa gatanu bashobora dutekera inyama noneho yajirageramo igahita noneho iba nk'isosi bikajana n'isosi bigahita noneho yisi technology Amunzi. Kadumuro rero. Kene baravuga ngo ni ya mama. Ite? Okay. Munataka nini? Okay. Munataka nini? Okay. Ngariye. Okay. Ngariye kado? Yitwari. Burigadiye wanje sha mama mwana wanje haguruka baretse mwere. Igira yose. Igirayo. Abete nkajya umunyenga. Igirayo. Rubanda. Neza. Soka muhanzi. Imagine nagushonje. Uzi ukuntu ibintu bigiye kugenda mugiye kumbwira ibyifuzo byanyu uko mwumva mushaka kuzaba mu minsi ziri imbere nshaka kuzagatwara indege uko byagenda kose ngombe ngeyo yarazi ko yarawuhejeje buriya umva gaso komera uri kwivuga ibiguze kandi byagenze bite umva ubwo yarazi ngo yarawuhejeje buriya yarazi hariya ni ku kirwa ninde NYIRABUTARURE wamubonye se amakuru nayamenye ubu ngubu ahatuye ubu ngubu ndahazi kagira ngo ariko mwana uramurimo umukirita simwizere mukubita umurimo agenda wugurisha nge mbwira uturutse mu mizi n'ubundi mu minota mike bicagagure ugende ndi kubona ufite igihungu NYIRABUTARURE umubonye njiwa ndangiye hana tuye n'igipanga arimo ngo yemeye urubana yarahiriwe igipangu ngo yaraguze ibipanga amakaro biramatse n'abarubanda kandi urizo kumva yabasiga ariko uko byagenda ko yaba ari kumwe nabo cyangwa batari kumwe iconze icyo nzi kugura amafaranga azayaruka agomba kuzayawe nawe rero ibintu byawe byose ujye bitwara neza urafasha umugore umuhereje akazi hari abagabo bahamye bahagaze bashitse hamwe umugore nta mugabo agira umugore n'abarizwa agira gusa umugore kumushyira mu bintu byawe kumushyira mu bintu byawe gute shana baravuga ngo ndumva ngo intamenya ngirira ku muziro nasi nje nari zikazankora biri ugwa mbere gwa kwa Karamizi ntiyagurishije se none se kagangu kubwanwa kene rugaba kakandi gafite agahara kayizo wawe kakitwa Kandera kagana ko kagashasheri kagakomisiyoneri se nako kama kambara urukote gucyatsi yugashyira hose nabonye ibintu kabisozaga neza none kariya uriya nawe rero ikindi twapfuye nanjye ndi umuhanzi oya wowe ntaje uzabacu ikintu mwamubwira mwebwe mwamubwira ibijanye no kwiga imyuga noneho cyangwa se wakwiga imyuga uri umukire
nakorema reba kano kanya ukumva bari muhanze aje ndaririmba ati yo ngo hero mama ngo hawuri ntujya ngo daddy nizibitse reka damara Mwiriwe. mukuru yanyu ngo amahoro se Ni amahoro. Bo muje kuri po. makuru rero mu gisagara Amakuru ni meza. Mwiriwe utese. nta kibazo Akazi kagenze gati. kagenze neza ntari Waba wicaye ukaruhuka. nubwo nyakagomba ndi kumva nari Igikoni bari kubitunganya. muri kuganira se Nari kuganira n'abana. ndi kubibona bamenya bagukunda cyane Arankunda abana banje bamaze kuba ingimbi. Urumva nyine ko baba bakeneye ko mbaba hafi. subiza n'agatebe hariho ukicara agatebe gahari Nyine urumva bade hari ukuntu nyine bahoze bari kumbaza bari kumbwira mbese ngo ubugabo bwabo ngo buzagira ingufu gute ngo batikorera ngo nta mwuga bagira ngo ntacyo bari cyo ngo ntacyo bariho ariko nza kuza kubireba ndavuga ati ndibo biganize dadi ku buryo wenda wagira nk'ukuntu bashorera mwariya amafaranga twari turi hafi kugura n'imodoka ngewe ndi kumva wayafata tukayabagabanya noneho batazagira ngo hari icyo baturanye kuko urabona ubu buzima bwacu tubamo bwo muri iyi si bisaba kugira ngo umuntu abe afite aderesi abe afite icyo akoraga ukora nko kugira abasore bameze kuri abakuru babagaramye ahangaha bari kujya nk'ibiryogoryo nawe yaragiye kwa mukecuru bamvuka aramubwiye gurisha iyi nka amuryamo ibihumbi 100 ako kanya kubera yuko ari umukecuru aramubindikiranya amuryama nahisemo n'akabakomisiyoneri ari ibicucu ari nta kigero gasongo kari byo mvuga ibintu byanyu byose kukibana uyu muntu abikoze hazamo amahane ibintu byanyu bigendaga bitari mu we muzimu bahambye none se ahubwo nubwo burya baba bashaka kuza karamizi siyagurishije umurimo wasiko wanyu bagashaka umutema simwamwirukanza mukamusanga no muri gereza hano yarafungiye mugashaka kumwicirayo umva nyine ibyo tubyiraga mbese ubundi wamerekeza mu gitondo ndabyo bikira umva nkubwire gasongo wamerekeza tukagenda tukajya kurebura kumbura nzakugurira oya ibibazo byawe ni ibyawe umugabo niwe wimenya mu bibazo nta kibazo ngo wabyihorere ko ikibazo ngari amafaranga agomba kuzayagarura ikinyenzi nuko nahamenye ntibagukubita birase uzankubita Rubanda ku mafaranga yanjye uwo mugabo se washatse n'akazi ke namuvuna amaguru n'amaboko ariko nkabona amafaranga yanjye sawa ngaho ugenda sawa sawa ntaribi ubundi se wari ugiye njyewe dore nigeye nigire kukurebera ya nka yacu sawa nyine ubwo icyo mubwiye cyo ni uko zaza ndi kukubwira ko amafaranga nayibonye sawa urugendo rwiza dore ujya gukubitwa abanza imisozi mu kibuno kandi urara ushaka gupfurara nyabugari nk'aho utaratambuka ibitare bigatutubikana nyine nivuga nti kubera ko aribwo bagera inaho siko umujyi uranyuzura burya ntabwo ari nk'icyaro ushobora kubakubita amafaranga ejo bagahura n'ubukobwa hano mu mujyi so nawe ukuntu babwambaye amameni ubukobwa bwa hano mu mujyi ndabubonaga ukabona ariko baraba nabanje kubareba rero barapfinagajwe n'icyaro buriya ni abanyacyaro babandi bahahandi hasi kandi njyewe ago mafaranga wanagabahaye nanagakontorora wazira bakurikirana nagakontorora rwose nkavuga ntumuntu mukubise ahangaha mukubise kontineri ahangaha undi mukubise igisima hariya cyasi wenda mukubise n'iryo gare mu muhanda ari uko nta perime bafite bakagombye kujaja baratwara na za moto arega nanje bakareba bati noneho uriya mukecuru kuko abana be yabatejeje imbere nawe ukagira agaciro ariko hari n'ikintu kiba gifite burya agaciro buriya ubumenyi buruta amafaranga ndabizi kuko ufite ubumenyi ni nabwo ubona amafaranga nk'ubu kano kanya bashobora gushingira umushinga sibyo ukaguhombana waguhombana ukazabura ahandi wakora igishoro ariko iyo ufite ubumenyi ushobora kugenda ugakora na cya gishoro ukakibonera wabashyira mu mwuga
bakiga wenda nk'ubusuderi sibyo cyangwa se bakiga ubukanishi sibyo urukumva uwo mushinga wawe ataba ari mwiza izo myuga zose izo mishinga zose rero nazibaganirije ariko nyine ntawe dadi wa twese ibyo uri bubahitiremo nibyo warafata wanjye ndi kuvuga nti arega umuhanzi abantu barasyaye umuntu ari kubona agafaranga agahinduka inshuti yawe agafaranga kabura ugasanga ahindutse umwanzi wawe kano kanya ushobora kubaha amafaranga nibyo bagashuha bagakora ariko mu gihe cy'umwaka umwe ugasanga n'ubundi gashize nase umuntu yahoze arahora abashorera buri munsi sheri imishinga mugenda zibabwira aho rwose nyabuna uretse ko numvisha hari abashaka kuzaja barakanika ngo amadege ngo amamodoka ngo amagare batangiye kubera ko we abashaka nyine kuzabyiga komera uraho mbesha kugira butabo koko mwizeye muragize murebera bintu koko wizera umwana w'umuntu avuma cokoze uwaciye uwo mugani ntabwo yibeshe none se ushaka iki ntuzi amafaranga yagiye wahejanye make amafaranga wizere ngo uhumurima ngo ugende uwugurishe kuko usanzwe ubikora uri umukomisiyoneri amafaranga uyanzanire kugira ngo wampe atubure nurangiza amafaranga yose uyakubita umufuka ugende koko ntabwo wibeshe nimero ntabwo nibeshe koko umaze gucira ni cya 14 ntabwo wibeshe umuryango akamana ko ariko we umaze gukira mbese nyirabutarure warakize ntabwo nta n'ubwo ushaka kumva ko ngewe gasongo twagiranye gahunda reka nze nkubwire ese umugabo utari kumva ngo wenda nyine tega amatwi nkubwire buriya njewe hariya nahoze ntuye ibyo biri ko mwabiganira mutaganira icyo wambabare sinkabanza nkavuga sibyo abantu baranziraga bakavuga ngo ntabwo natera imbere ngo ntabwo nagira gute akongize kose nahinga utwaka ese ibyo bihuriye no kumpa amafaranga yawe ubwo rero ari kuncunga aho nagiye wasa je maze igihe ndi gusaba je umva nyine nkubwire wavuga niba ari n'umuceri ushaka abantu bakaguguha ariko umuceri kureba cyangwa nibo bamwe baguteza bari ngo gushaka amafaranga nawe barimo nyine nawe ashobora kuba ari muri abangaba kuko uyu nguyu nawe uri mu bantu bamuteze mu bwana bwe uyu nguyu mu kuvuka yaranduhije ni kubona wicaye mu mafaranga ukagira ngo ntabwo nayagira urwawe rusigarane n'ubundi wararukuye bamunzi nkiyame wambabarira umva mbabarira nukuri kwima ibikoso byose wankoraga sinagomba kubizi vaho nigende nuko ntigeze ngukubita koko inzu yawe sinyigusigiye wambabarira none madamu koko wambabarira ko ntigeze ngukubita ko ntigeze nkubwira ntawe nkubise ko ufite iki nese ubu mbaye ubukene reba ahantu nyenyereye ubu sinabyaye ngiye kugenda urara inzara nirirwa inzara basi wineza abantu wenda nzakura nzana amafaranga ibyo birakureba uzakurushaka abantu ndemera nje gucukurana wese wambabarira nkanyuraho ntakikwasa kuko mvuye mu nzira hari icyawe njyanye basi ngo nicyo ushaka ariko si koko mugore mwiza wamburanye iki koko ahubwo ufite iki bose ibi ngibi ufite iki ibintu nibishaka rero sinjye wayiguze singukunda sinjye wabiguze ndi kubyemera byose pe ariko mbabarira none mbese waranzanye ngo nitunge nakubizi ko ari ubukene koko wambabarira mugore mwiza rero umugabo w'umukene ntagikigezweho uzakundwa na nyoko va mu nzira basi reka mfukame wenda ndeba rimwe ryanyuma dore nukoze ngureba mugize ngura cyane rimo nubundi uje kunsanga twarakunanaga warubizi ko ndi umukene wakwihanganira ubukene wenda ko kera tuzakora tukagira ariko umugabo nyabaki ku buryo umugore wawe yambara ibirenge wanzanye nambaraga ibirenge ibyo ndi kubyemera utwende twanjuragurishije inkweto nzimuragurishije ngo turye hari ikindi utagurishije ngo turye ndi kukugaburira sinijye wagusohoje mfite iwacu urumva mfite abanyitaho sigarana urugo rwawe mana nyagasani nubona amafaranga uri kubona agagwiriye uzagaruka uzunsaba imbabazi basi bikorere wenda nciwe urukundo rwacu hari umwana wawe mfite ngo wenda kubikorera nese basi ntabwo ukinkunda ndagukundamo ibiki se ufite iki umugabo mukene rega ibintu nibishaka mbira mu nzira naziga nguhomoye no nkasiga nkanangukubise wambabarira uragiye no mu buzima bwawe sinzabona ukanyezi wacu kugeze ikirenge nguje kuntarura ukunyumva n'abangaba rero ntabwo bajaga barabura mu buzima bw'umuntu urumva none se bare gukurikirana koko none se bari kunkurikirana kuvuga kura gushaka kurya byaba bitwaye ibyo bintu ntabwo ndabisha uko biri kose ntabwo ibyo bintu bya izo njuga ntabwo zapfata umva mugabo niba byibuze hari icyo ukeneye mbese ubwo mugize gusabiriza uri kubona mwicaye mu makaro mukagira ngo ntabwo ibintu birahinduka disi we nanjye nshobora kuyicara ja wirinda guhangana n'umuntu utagira icyo ahomba dore uyu nguyu arutwa n'imbeba yapfuye
umeze gutya ntabwo ari wowe koko nta bese kinyabupfura mugira koko ikinyabupfura cye mu mafaranga yanjye sheri karame ntabwo kujya ku meza byatunganye yewe namwe mama mwagize akazi kenshi ihangane mwana ihangane oya ntuko mwihanganisha niho wamuremye ushinzwe intuza hano wagicucu wakigorye wakinobewe ku mafaranga yanjye mbaye igicucu bese ziba umva unyumva basi se amafaranga niyo wari ushaka se mina basi twubahane bagiye kukwitamina mbese nawe n'umunani wanjye bagwaye ngo uje kuwugurisha wamba barakubizi ko ndi ubuzima nakuriyemo ibyo by'ibiya birandeba iyo ukora uri babwira ngo mujye muravana amaboko mu mufuka iyo uje gukora ikiyede ntabwo gisigaye ari bitatu nasi basi narakwiyemeyeho hose wansanga umaga iki sinje wihahiraga rindagire sigana urugo rwa ntuzongera no kundindagira ninde uzamahura no mu muhanda ntabwo nzi sinkuzi sindi madamu wawe sinigeze no kuba we buriya byose byari nka filime ufate nk'aho warebaga filime ikaba yarangiye mara yanjye ibintu nkoreye imana izabikwishura kubizi neza ko tubiziranyeho ku telefone bya bikunaniye none nagutelefone kangahe ugere nubwo ukuraho telefone ariko umwanya umuntu aba ari busy nta mpamvu yo kugira ngo mwe mushaka kwinjira ku mafaranga yanjye ndakubwiye ngo mbwira ariyo amafaranga gawe ugashaka asanga aho ugasaka aka kanya ngo tuvugana ndagenda ari uko nyajana ubu se wagakubaza wagabona none si umurimo wanjye wagurishije se ngwiki mbese ubwo wari uzi ko ugiye mu mahanga ntabwo nzakubona nje ndakubwiye ngo mbone nimero z'ibirenge byawe uri kubirinda okay zana amafaranga agenda ibitabaye ibyo bitabaye ibyo ngiza nkwandikira urupapuro urupapuro rw'ibiki rw'igenza baguhera mbese ubwo uzi ko ndebye mu mwenda gwawe nkahuma wane ntacyo wahuma wareka ndumva nafite amadarubindi ubu nari kukubona ndava hano aruko amafaranga yanjye gabonetse ngo ngwiki ndava hano aruko amafaranga yanjye gabonetse umva rero shaho igihugu kidakubita imbwa corora nta imisego kibazo turahangana ndakubwiye ngo bene nkamwe turabamenyereye tuzi neza ko mutunzwe n'imitsi zacu kandi njyewe uzanarebe nta naho duhuriye nta nubwo turi mu byiciro bimwe by'ubudehe umva uteye ibintu byo kunkubita umva